Nshuti zanjye, uyu ni Rubasha muvugana from Rubasha Family Podcast. Nagira ngo uyu munsi dukomeze tuganire. Uyu munsi rero ni ugukomeza ku inspiringa no kumotivatinga. Niyo nshingano yanjye ngamije kuganira namwe kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo no kuvuga ibitekerezo byacu. Ubu rero ndi hano mu Rwanda, naje mu Rwanda kubwira inshuti n'abavandimwe kugira ngo twebwe nk'abanyarwanda duhindure amazina twahawe n'abazungu. Iyi nshingano nayitangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Nagize igitekerezo cyo kuvuga tuti kuki abirabura twagize amazina y'abazungu. Ugasanga bamwe bafite amazina y'Icyongereza, y'Igifaransa, ay'amadini, ay'abakristu, ay'Abisilamu. Kandi turi Abanyafurika, turi Abanyarwanda. Nicyo gitekerezo cyanjye rero. Ubu niyo mpamvu nishimiye kuba noneho nje no kukivuga, nkaba ndi recordinga iyi podcast ya family ndi hano mu Rwanda, kugira ngo iyi message nyisigire urubyiruko, nyisigire n'abantu bakuze, kugira ngo twigishanye turebe koko kwibi abantu baduhaye amazina yabo twakomeza tutakomeza gutekerezaho kuyahindura. Ngiye rero nabitangiriye, natinze no kubabwira ndi diaspora wo muri Australia. Nahereye muri Australia nsanga abantu benshi, ubundi bwoko bwose buhaba, abantu bose usanga bafite amazina yabo, ariko ngasanga hagati yacu twe twaragiye duhabwa amazina y'abandi. Niho nahereye, noneho ndaza njya na Nairobi, ko Nairobi naho niho umuryango wanjye wakuriye, niho umudamu wanjye ava. Naho babwira message yo kuvuga uti kuki mwabanye amazina y'Abongereza, cyane cyane bo babonye amazina y'Abongereza, abandi bakabona amazina y'amadini. Ukabaza umuntu witwa ndeti nitwa Monique, wamubaza se bivuga iki, ntabone icyo akubwira, ati ni izina ry'Abongereza. Nuko nicyo gisobanuro. Ariko wamubaza amazina ye ya famiye akayakubwira, akakubwira n'ibisobanuro, akakubwira naho ava. Ni icyo rero gitekerezo nkomeye kuzana namwe bavandimwe, inshuti, nimwe tubwira nyine. Duhera ku inshuti, duhera ku bavandimwe, duhera kuri community, duhera ku bantu tuziranye, kugira ngo tubivugane nyine, kuko nitwe tuba tunaziranye. Nkuko nabibabwiye, nge Aloyizi ndi kurikuraho, ndi kurihindura, nkaba ndizeye Rubasha. Namwe nabasabaga inshuti zanjye, ndabazi mwese. Rimwe na rimwe mvuga amazina, iyo uvuze amazina usanga ari abantu muziranye, ariko hari n'igihe wivugira amazina kuko nyine ayo mazina turimo. Abo bazungu bayadushyizemo, bazi impamvu, bitwa ba Damiyani, ba Bosco, ba Jire, ba Peti. Ayo mazina ntabwo, reka tubitekerezeho turebe ko tuyahindura. Kandi rero niba tutanayahindura twe bakuze, reka tubyigisha abana bacu tubabwire ko abo bazabyara bazatangira kujya babashyiraho amazina y'Ikinyarwanda. Ikindi nyine nasabaga ni ugucreate nanone amazina menshi y'Abanyarwanda. Amazina rimwe twayahinamo kabiri se, tukayongera se, tukayagira igitekerezo cyacu. Icyo kintu cyose abantu bakigaho. Ubwo mbivuga gutyo ni ukuvuga igitekerezo. Niba hari ababishinzwe, abayobozi bashinzwe abo kuregisteringa amazina se, bakaba babyiga se, bakaba bashyira. Nizo mpamvu izo social media aricyo zimaze, izi technology nicyo zibereyeho, kugira ngo dukreye ikintu cyacu, kugira ngo tugishyireho, kugira ngo dushimishe abantu bacu, aho kugira ngo tuvuge ngo reka dufate icyahariya kuko twe ntabwo twabibona. Reka dufate aya mazina kuko ariyo meza, ni makeya, yumvikana neza. Ibyo ntabwo ari byo. Hari abandi bafite amazina yabo maremare, manini, atumvikana neza, ariko bakayagumana. Nta mpamvu yo guhindura, kudahindura izina ryawe.
ngo kubera ko ngo urikunze, kubera ko yego n'ababyeyi bacu barayaduha ariko ntabwo bari babizi. Nuko bimeze, ni icyo gitekerezo tukige, inshuti zanjye banyarwanda, tubitekerezeho. Ni ugukomeza kukivugana, tukagaruka ku muco wacu. Niyo navuze umuco uhera ku mazina. Niko tutabitekerejeho neza, ariko buri gihe umuco uhera ku mazina, kuko niyo mpamvu usanga amazina yacu afite ibisobanuro, afite aho ukomoka, afite abayitwaga. Naho ngaho umuco uhera, naho nshaka kudusubiza, naho ngaho dusubiza ati abakurambere bacu bayitwaga amazina yabo, bayatangaga gute, akaba ariho dusubira. Generation yindi ikagaruka, ikazamuka ifite icyo kintu, ivuga uti aya ni amazina yacu, ni amazina y'Abanyarwanda. Umuntu akayiga, tukayagira meza, tukayakunda, akaba make, nk'uko tuyavuga, nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda, n'abandi bagomba kuyiga. Bagomba kwiga uko bayavuga, bagomba kwiga uko badusobanurira. Aho uba uvuga izina ryawe, ari arufabe zihari, akananirwa kuzisoma. Ntabwo ari ukunanirwa gusoma, ni agasuzuguro no kumva ati ni iki. Ariko urayabona, aya bandi bose ba Eastern European bafite amazina manini, ariko biga kuyasoma. Kandi nta arufabe nk'izindi nyine. Ni icyo nyine, ni ukugarura ka kantu kacu. Pride y'Abanyarwanda, pride y'abirabura, tukakagira ati nuko birahinduka iyo ufite amazina yawe. Yes, ubuzima bwawe busanzwe nta gihinduka, ariko muri wowe wumva ko hari ikintu gihindutse, uvuga uti ndizeye Rubasha, ni amazina y'Abanyarwanda. Iyo ubwiye umuntu hariya hanze ahita kuko yumva aya majina ni kutoka wapi? Ni ukuva he? Ni ukuvuga uti ni ukuva mu Rwanda. Murayazi mwese, dufite amazina meza tukomeza kugira, kwita abana bacu y'Ikinyarwanda. Amazina yacu nicyo nshaka kugarura. Ikindi rero bihuriyeho no kugaruka nyine ni ibyo, ni ibintu bibiri nyine, amazina yacu noneho n'uburyo abakurambere bacu bari bafite uko dusenga Imana, bari bafite uko twumva imyumvire y'ubuzima. Ariko undi muntu yaraje atubwira batereka da, ibyo byanyu ntabwo ari byo, birababigishije ntabwo ari byo, baduha ibyabo, turabyiga, turabyemera. Reka twongere tubitekerezeho kabisa. Nureba ubuzima bwawe uko bumeze, nureba ibyo bintu byose, nureba ukuntu aya madini yose yaje akatwigisha ibyabo, akumva ko nta kindi wakora, wavamo wavuga ikindi gitandukanye nabyo, bikaba ikibazo kandi ntaho bihuriye, ari igitekerezo cyawe. Ni igitekerezo cyawe uzana, ni imyumvire yawe uzana, ntibuza ko abantu tubana, cyangwa niko tubana neza, tubana wumvishe imyumvire y'umuntu. Icyo maze kubona mu gukura nyine na experience y'ubuzima, ni ikintu kitoroshye. Iyo uzanye igitekerezo nk'icyo ngicyo, abantu bamenyereye ibindi byari bisanzwe. Aho bihera se bihera he? Bihera kuri wowe na famiye. Kuzana rero igitekerezo nyine ntabwo ari ibintu byoroshye kuvuga ikintu kije muri mind yawe abantu bari bamenyereye, ni ikintu kitoroshye. Niyo mpamvu rero ngiye turi tuganira experience yanjye nyine, uko nabivuze nabitekereje. So kugira ngo nyine ikintu cyose nkora mpera ku bantu bari iruhande rwanjye ni famiye yanjye. Nkuba mpindura amazina, mfite abana barayumva, barabyumva, ariko mbere yo kubyumva bati ibi ntabwo ari byo. Ukavugira madamu uti wahindura izina ryawe, akumva ko nawe atari byo, ati ntabwo ari byo, ariko nyuma ukongera ukavugana nabo, kuko ari mind niko zacu zikora. Mind zacu nuko zikora, ntabwo uzibwira ikintu ngo zihite zibifuka ngo kuko ari wowe bibabwiye kandi ari umuvandimwe. Ni ibyo rero, ni kimwe inshuti zanjye mwese, harabo mbibwira, harabo mwagiye munsubiza uburyo butandukanye nyine, nuko bimeze, nuko mind ikora. Mind ntishaka kumva ikindi cy'umuntu avuga uwo mwanya, ariko iyo dukomeje kukiganiraho, iyo dukomeje kukivuga, iyo ukomeze ukabona koko ibyo bintu bifite ishingiro, mind zigenda zihinduka. Hari inshuti zanjye bavuga ati arizo ibyo uvuga ni ibiki, that is nonsense, ibyo nta gaciro bifite. Urabwira ngo abantu bahindura amazina,
nuko bimeze. Hari mind zihita zumva ko ibyo uvuga ntacyo bivuze, hari n'uvuga uti nawe ukurikiraga noneho ibintu uri kutubwira sinshaka no kongera kukumva. Nuko bimeze, mind z'abantu nuko bimeze. None hari n'abandi baba inshuti zawe bati ni sawa kabisa, ariko ni sawa, ariko nge nta mwanya mfite ngewe wo guhindura ayo mazina, ariko ndumva kuko icyo gitekerezo ari cyo. Nuko bimeze. Ikintu cyose cyiza, ikintu cyose kiva kuri mind y'umuntu niyo powerful nyine, nibyo bitekerezo byacu, nizo ubona amakimbirane hari nyine. Ni amakimbirane abaho kuko ubwira umuntu ikintu nawe watekereje akumva ko ibyo uvuga ntabyo ari byo. Abantu rero bahora babipfa kandi nta kubipfa, kuko buri muntu wese ni igitekerezo cye, buri muntu wese ni icyifuzo cye. Uko usubije nyine nuko amyumvire yawe ari ukomeze, nuko bimeze. Ntabwo abantu bazahura ngo bahurize mu kintu kimwe. Niyo mpamvu usanga hariho amadini menshi. Amadini menshi nyine ntashobora kubajyana aho batekereza nyine. Nuko kuko muri mind ziba zitandukanye. Umuntu ajya mu misa, pasiteri yavuga ijambo yakumva ko ritamushimishije, ukabona agiye mu rindi. Hari abantu birirwa bazenguruka bashaka church n'iki. Nta yindi rero, iyo ni comfort yaho ushaka ko bakubwira ibyo bihuye n'ibitekerezo byawe. Niba wiruka ugenda uzenguruka mu nsengero n'iki, ni uko ushaka aho pasiteri avuga ibihuriranye n'ibyawe. Iyo avuze ikidahuye n'icyawe uhita uhinduka ukajya muri rindi. Nuko ubuzima bumeze, nuko ubuzima bwose bwa buri munsi nyine tubivuga naho bigira gute. Nta kwirirwa turakara in support. Ndashaka ko amazina tubitekerezaho, ndashaka ko tubivugana nka community. Urumva ko nahereye kuri famille yanjye nkajya kuri community y'abantu tubana muri Australia, community y'abandi banyarwanda tubana, y'abanyakenya se, abantu bose b'inshuti zanjye. Uwo muntu wese twicaranye, uwo mbajije izina rye ndamubaza ati witwa nde, akavuga izina rye nkumva ni Igifaransa cyangwa se n'Icyongereza, hambwira bisere bivuga iki. Ntabwo ashobora nyine kugusobanurira avuga ati ni Igifaransa cyangwa n'Icyongereza. Nibyo rero dushaka ko duhuraho, n'icyo nkomeza kuganira namwe, n'iki kintu tukomeza kwishyiramo uvuga ati turi Abanyafurika, amazina yacu, amazina y'Abanyafurika. Ndi Umunyarwanda, ndagira amazina y'Abanyarwanda. Abana banjye baragira amazina y'Abanyarwanda. Umenye aho ava, umenye aho akomoka. Nibyo nshaka, tugaruke dusubire ku muco. Impamvu abo bazungu bayaduhaye bazi impamvu. Is a powerful mind. It's brain wash. Ni ukubwira bati cyacu nicyo cyiza, icyawe ntabwo ari cyo cyiza. Aha niho agasuzuguro kose kaza, niho inferiority complex yose iza. Kuvuga uti nge icyo naguhaye ni uko ugikora. It's just weakness of a mind. Ni ibitekerezo byacu bike bidatekerezaho cyane cyane kugira ngo tubitekereze wumve ko icyo kintu gifite inkomoko, gifite n'impamvu bayaduhaye. Hari umuntu wabitekerejeho, hari umuntu waje muri icyo gihe, muri abo bakoloni bazaga, muri abo ba missionary bazaga, arabireba aravuga ati no, aya mazina ntabwo nashobora kuyavuga, reka mbaha yanjye niyo nshobora kugira gute. Aya one by one. Avuga umusaza akora hehe, abandi bajyana kwiga, yakujyana kwiga bikaba advantage yo kuza yaguhaye izina rye, ukumva ko waje ufite ishema rya hatari kubitwa izina ry'abazungu, waza undi wese uhari ukarimuhindura gutyo. Nuko byatugendekeye. Nuko nshaka ko cyo tuvuganaho, nicyo nshaka ko duhuriraho. Ni ibiganiro byinshi, hari ibiganiro byinshi by'umuco bigira gute. Ndagira ngo mbibutse Abanyarwanda inshuti zanjye, umuco uhera ku idini. Ahandi hose bafite amazina yabo, ntabwo bibabuza kugira amadini atandukanye, ariko amazina akaba yabo. Nicyo nshaka ko duhura. Muba abakristu mugira amazina y'Abanyarwanda, muba abisilamu mugira amazina y'Abanyarwanda. Nuko bimeze. Nuko kuki se amazina y'Ikinyarwanda bayita amazina y'igipagani, bakita amazina y'amazungu amazina y'Abakristo? Kristo se ninde? Umukristo ni wowe. Umukristo ni wowe wumva ko ubuzima bwawe bumeze, weraho ubuzima bwawe bwiza. Nibwo bukristo, nibwo kubaho. Ntugire ngo hari ahandi bazatujyana, hari indi mana bazatujyanaho. Ntayo, nta yindi. Ibyiza byose biri no kwisi. Icyo cyose ushaka kwitwa nicyo, ni izina ryawe. Ni icyo nashaka kubagezaho Abanyarwanda inshuti zanjye, amazina yacu. Tuzakomeza tubiganireho kandi murakoze. If you really enjoyed this video, make sure to click here, and I'm sure you're going to love that one.